ubwo nahise mwakira mu room y'abashyitsi, then njya mu tundi tuntu twanjye, ngarutse after like 30-40 minutes nsanga icyo kibazo cyavutse. Nyine ngerageza gutabaza, mbanza kujya ku bitaro bya Kabusunzu, bambwira nta ambulance bafite, ndahamagara Sami, zimwe ziba ziri kuzenguruka ku Muhima hitiza yihuta, ariko ntago babashije kumureyanima cyangwa kumukorera CPR ngo wenda abe yagaruka. Yamana wakurikiye iki? Ubu tugiye kwireba nk'umuryango ukuntu tubyigaho, turebe ukuntu yahita ashingurwa mu buryo bwihuse. Amakuru y'urupfu rwa Mugabe Emmanuel w'imyaka 32 y'amavuko wavugaga mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda, waguye mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara, aho yari yasuye umuhanzi Ngenzi Serge wamenyekanye nka Negdi de Genero, rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwa kane 2026. Dore kubwo twahageraga bamwe mu baturage badutangarije iby'aya makuru bavuga ko ari agahinda gakabije kuri bo, ngo kandi hakaba hari n'isomo bibasigiye. Birababaje kuba icyambere wo apfuye akiri mutoya, icya kabiri nitumenye se apfuye mu buhe buryo, ni nacyo kibabaje kutazi ngo uburyo apfuyemo n'ubuhe atararwaye. Twabyutse dusanga nyine abayobozi b'inzego z'ibanze bahageze, nanjye ndahagera, babajije bambwira nyine ko Negije ari umuntu acumbikiye, nyuma akaza gusanga yapfuye. Nta kindi bizeho, uburyo yahageze cyangwa se uburyo yapfuyemo ntacyo mbizeho. Somo navuga ko ari abiri, gucumbikira umuntu utabanje kumenya ngo arwaye iki nabwo ni ikindi kibazo. Icya kabiri rero navuga nk'ubwo kuba yahise akora ubutabaza akanatabaza, nabwo nabyita ko ari ibintu byiza, kuko ntiyabyihereranye, numva yagerageje nuko nyine byabaye iby'ibyago. Ngewe namenye mu gitondo, narindi hano hepfo ku rusengero, numva umuntu aravuze ngo hano haruguru hari umuntu wapfuye atarwaye. Mpageze none aha nyine nsanga hari abantu gutya, ntago twabyakiriye neza. Ubundi bese byabaye nk'impanuka, ni ibintu biba byabaye umuntu atabyiteguye, ariko nyine biduhaye isomo ry'uko umuntu niba agize umushyitsi agomba kubimenyesha ubuyobozi, haza ibyo bibazo bikaza nyine n'ubuyobozi buzi ko uwo muntu yari ahari. Kuba yaje arwaye cyangwa ari amarozi, ashobora kuba ari amarozi. Akaba yarogewe heza? Ntawahamenya ko mba yaje ataka mu nda se. Nagiye kumva nyine, numva mu gitondo abantu baciye mu rugo bavuga ati hano hirya hari umuntu upfuye. Nkavuga se ninde wapfuye, nyine rya jambo risigaye ririho. Mpageze nsanga ngo ni umutipe wari wasuye Negiji, amugezeho nyine ngo bari bagiye gukorana indirimbo. We nyine ngo araza agiye gushaka icyo amwakiriza, we aramubwira ati uretse gato ndaje, hari ahantu ngiye kujya turabonana ngarutse. Ngo yari agiye kugura telefone mu mujyi, uwo mutipe ava kugura telefone, barongera barabonana. Nka nyuma y'iminota 30 aramubwira ati nubwo ngarutse ariko hari umuntu ujya kubanza kujya kureba gato y'iminota 20, ndahita ngaruka mu kanya. Yaje kugaruka rero, agaruka amubwira ati ndumva naniwe, ndumva nameze neza. Uramubwira ati reka ngushakire ubutabazi bwa kujyana kwa muganga. Ajyayo, ambulance bwa mbere arayibura, baramushakishiriza, aho ayiboneye ihageze aramubwira ati uyu muntu ntago twabasha kumutwara. Nuko amakuru nayumvije. Uru rupfu ni incamugongo mbi cyane, kumva umuntu aragusuye akakugwaho aba ari ikibazo, kuko ntago wapfa kumenya umuntu ko arwaye cyangwa atarwaye, ariko bidusigiye isomo ryo gupfa kudacumbikira umuntu cyangwa kuba yagusura akahamara umwanya. Tugize ikibazo. Yego, nta muntu wagusura ngo ahamara umwanya. Wapi? Ni ibiganiro nk'iminota 10 ahita akomeza. Iyo minota 10 se bwahise birangira? Ubirangiye wabwira abantu ati nibwo yarakinjira, urumva aje arembye. Ntago yaraje. Ngo ni kwa kundi nyine atarayo batarara mu mubiri. Mwijwi rya Ngenzi Serge wamenyekanye nka Negdi de Genero, uvuga ko ari agahinda gakabije kuri we, ngo kuko uyu mushyitsi yari yamusuye mu gihe bari bafitanye umushinga w'indirimbo bagombaga kuzashyira hanze. Nyuma y'iki cyunamo nawe ngo yari yagerageje kwirwanaho, ngo aho uyu mushyitsi yamubwiye ko atameze neza mu nda, ashaka imbangukira gutabara ngo agezwe kwa muganga bwangu, ngo ariko ubwo bahageraga basanze Uwiteka Nyiringabo Imana yamaze guhamagara umugaragu wayo. Yari umuhanzi w'umu aspiring artist nafashaga
so yari yaje turimo turapanga project tuzaririzinga nyuma y'icyo turimo turapanga ibyo ngibyo nari namusize mu room y'abashyitsi, then ngarutse nsanga yagize ikibazo, ngerageza gushaka ubutabazi bwihuse, nzana ambulance, ariko bahageze bambwira yuko igihe cyarenze, nuko umuvandimwe amvuyemo gutyo. yaraje aturutse hehe? mwari mumara igihe kingana iki? Tuzeranye imyaka irenga 12, 12 years. Urumva yaturukaga mu gace ka Rwamagana, ubwo urumva niho iwabo. So yajyaga za KGL nyine turi gupanga projet z'imiziki, then ibyago biragira Yehova aramwisubiza. Nta burwayi budasanzwe bivuga ngo yagaragazaga, gusa yari kumbwira ati ari kumva afite umutwe uri kumuryamo gake, nyine ibintu biri simple bitari grave. Ubwo nahise mwakira mu room y'abashyitsi, then njya mu tundi tuntu twanjye, ngarutse after like 30-40 minutes nsanga icyo kibazo cyavutse. Nyine ngerageza gutabaza, mbanza kujya ku bitaro bya Kabusunzu, bambwira nta ambulance bafite, ndahamagara Sami, zimwe ziba ziri kuzenguruka ku Muhima hitiza yihuta, ariko ntago babashije kumureyanima cyangwa kumukorera CPR ngo wenda abe yagaruka. Yamana wakurikiye iki? Ubu tugiye kwireba nk'umuryango ukuntu tubyigaho, turebe ukuntu yahita ashingurwa mu buryo bwihuse. Hari buriya abasani hajya habaho gahunda yo kuba bamenyana mu studio, ariko imiryango itaziranye. Umuryango yavukagamo naho yaratuye biraza kuko yorohera kumenya identification ye. Oya, ababyeyi be bahageze already, bari bahari. No kuvuga ngo ntago twari tuziranye ubundi cyane, keretse nk'abakuru be, ariko na nyina nawe naje kumumenya. So nibyo turimo rero, ubu ngubu namfatiranye cyane kabisa. Reka ngo akangaka nawe uri kubibona. Kurabona naga ari ibihe byiza. Afite imyaka 30. Papi Yehova guha umugisha. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza, umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa na polisi mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa, ubundi ashyikirizwe umuryango we abe yashyingurwa. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Narindi mu mukono wanjye, nanjye sinzi uko bigenze. Mubona hakorwa iki ngo hirindwe zino mpanuka zirimo kubera mu muhanda kenshi cyane muri mizi? Bakongera imihanda n'imitoya. Iyi mpanuka yabaye hagana saa 5:30 bikira saa 6 z'amanywa kuri uyu wa kane mu muhanda uva Nyabugogo werekeza mu mujyi rwagati, aho yabize imodoka ebyiri n'iyi moto bose bari mu cyerekezo kimwe. Ababonye by'iyi mpanuka ubwo twahageraga bashimangiye ko izi modoka zahurije hagati iyi moto yari itwaye umugenzi, iyi mpanuka ikaba ubwo ibyo bavuga ko hazaho kudepasanya gukozwe neza bitari guteza impanuka. Imodoka ya depanche iyi moto ibiramukubise, niri yisa nkaho ikozaho gatoya, niko motari guhita bandagara kuko iya depansaga kandi nihuta, kandi hari harimo motiyaje z'imodoka nyinshi, nibwo kumukozaho nyine motari bamushyiramo hagati bamukozaho. Ukurikije ibibaye ubona ari hagati y'izi modoka karebye na motari, ninde wakwagiriza ikosa? Ikigaragara imodoka ziri mu makosa, kuko nawe urebye iriya modoka nayo ntabwo iri mu muhanda wayo, irimo hagati, kuko kugira ngo niri depase kugira ngo iriya moto yiceho, nuko umuhanda wari wabayemo muto akaye naye nte ya depashe igenda gakeya, hari harimo imodoka nyinshi, nibwo motari harimo hagati iyi depansa iyikubitaho, nuri asa nkaho akozaho gatoya, motari nibwo guhita yikubita hasi, ariko imodoka nizo ziri mu makosa. Hari ugize icyabera muri iyi mpanuka? Sibye uyu mwana w'umukobwa waba wangiritse urwara n'amaguru, avuga ko atabasha guhina ukuguru, ariko niwe wenyine nta kindi. Urabona uko urwara rugerageza kuba rwaba rwavuyemo. Urabona uyu muhanda ni mutoya kandi ucamo imodoka nyinshi. Ikibazo ni umuhanda mutoya n'amahuriranye y'imodoka agenda acamo ibinyabiziga bicamo ni byinshi urutukunga umuhanda ungana. Niyo mpamvu kandi noneho no kugenda wanaba mutoya bagashaka kudepasanya bihuta. Urebye ikintu cya mbere byaturutseho ni ku mumotari, kuba urebye asa nkaho bamuhurijemo hagati, umwe yamusunikiye undi agwa hariya. Bivuga ngo motari rero
ubutaha nibajya bajya kudepansa bajya babanza barebe nyirizina, barebe umuntu nimba yamaye kinyoteri, arebe undi mugenzi ugiye kumutambukaho, nicyo cy'ingenzi. Naho uburyo yabaye navuga ngo uri mu makosa cyangwa utari mu makosa n'uyo ntago nabimenya. Niyo mpamvu abapolisi baje kugira ngo nyine barebe bakoresha ibimenyetso byo mu muhanda. bivuze ngo iyo motari adashaka kunyuranaho hagati mu modoka ebyiri iyi mpanuka ntiyari kuba, ntago impanuka ariko iyo motari atazakenera kunyuranaho. Nkurikije ubusesenguzi ndeba uko mbibona mu muhanda nuko mbibonye, impanuka ntiyabaye mpari, ariko nkurikije ibyo mbona bigaragara yuko ikira kinyabiziga cya moto iriya modoka ya Serena bigaragara ko ushobora kuba yadepanshije motari akagwa, uw'inyuma uri nakaza kamugonga. Ntago mbize ariko nkurikije uko mbibona ngiye niko mbona byaba bimeze, kuko ntago byabaye mpari. hakorwa iki ngo hirindwe izi mpanuka? Mbona igikwiriye gukorwa ukubahana mu muhanda. Ikinyabiziga cya moto nacyo ni ikinyabiziga nk'ibindi, cyane yuko n'ubitwara yaherewe uburenganzira n'uruhushya rutangwa n'igihugu. Rero bigaragara yuko mu muhanda hakwiriye kubahanwa, ari utwaye ikinyabiziga kinini n'utwaye ikinyabiziga gitoya bakubahana, kandi hakabaho ubwumvikane no koroherana mu muhanda. Abatwara taxi moto mu mujyi wa Kigali bavuga ko abatwara imodoka babasuzugura, ngo kandi bose barize amategeko y'umuhanda, byo bafata nk'indandaro y'impanuka za hato na hato ndetse zikunze no guhitana ubuzima bw'abaturage. Wapi buriya abakire batwara zino modokari baradusuzugura cyane rwose, baradusuzugura. Akenshi usanga umukire navuga ngo we nanakugonga nakakugura, cyangwa se we mugonze nta kintu naba, baradusuzugura mu bigaragara. Hari igihe rwose akudepansa kandi murimo kujya mu byerekezo bimwe, kandi imbere ye bitemewe yuko agomba kukudepansa, aho kubita amatara amubwira ati se wagiye gake, akagusuzugura nyine, ugasanga bikureye nyine kukugonga. Abakire badusuzugura cyane. Hakorwa iki ngo hirindwe? Inama yanjye njyewe nuko baburira aba bakire kuzajya bagenda gake bakagabanya umuvuduko, bakagabanya puresha, kubera igihe kiravuna. Se nimba uramukira rudepanshije yarari kwirukanka, ubu ngubu se hagiye se arahageze? Ntago ahageze. Iyo agenda gake kugerayo amahoro. Rwose bagomba kubabwira yuko bagomba kugenda gake. Kugenda nabi ho twese twize amategeko y'umuhanda, ntago twebeye kuba tutazi kugenda mu muhanda, ahubwo baba badusuzugura kubera ko nyine tuba turi insina ngufi. Baba bagomba kugabanya umuvuduko twese tukoroherana, kuko tuba turi mu muhanda kandi tuwusangiye twese, nta n'umwe uhejwe mu muhanda. Ubwo rero baba bagomba kugabanya umuvuduko twese tukoroherana, mbona ari byo byajya bitanga amahoro kurenza ko bajya kuvuga ngo tugenda nabi. Iyo wiruka ukaza ubangamira ibindi binyabiziga biteza impanuka nk'izi nyine zose tuba tubona, kandi ugasanga baravangwa n'abamotari. Ariko abamotari twese tuba tuzi amategeko y'umuhanda, twarayize, nabo batwara imodoka amategeko barayize. Ubwo rero baba bagomba gukurikiza amategeko y'umuhanda, ntihagire ubongamira undi. Aba baturage baboneyeho kwifatira ku gahanga imbangukiragutabara, ngo kuko iyi mpanuka ikimara kuba bagerageje guhamagara nimero y'imbangukiragutabara 912, ariko bakababwira ko ngo bagomba kwijyanira umurwayi kwa muganga. Bayihamagaye se? Yamubwiye gute? Yamubwiye ngo nimujyane ku Muhima. Nimero ya 912 singuyu. 912. Bazahamagaye imodoka ibintu byakubahwereye. Iyo modoka ntiyanasohoka ari. Twese ambulance subije gutyo ntabwo wumva. Siguri wa mbere yavuye mu mujyane ku Muhima. Urumva bitewe n'igihe impanuka yabereye, hakaba imbangukiragutabara itari yahagira ngo itange ubutabazi bw'ibanze, kandi kuba nta n'umuntu wemere kuba yavana umuntu ngo amugeze kwa muganga. Ntekereza yuko hakabaye kwisubira kugira ngo batange ubutabazi bwihuse. Imbangukiragutabara rwose ubu ngubu iranabangutse, hari igihe rwose n'isaha isira ugasanga umuntu asizemo umwuka. Nimba ari imodokari nkeya zambangukiragutabara zari nkeya mu mujyi wa Kigali, ntaho tubizi.
Gusa nyuma y'iminota 40 y'imbangukiragutabara yahise ihagera, dore ko ubwo twahakubukaga bari barimo kwita ku buzima bw'uyu mukobwa wari utwawe kuri iyi moto, mu gihe polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bari bakomeje ibikorwa by'iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Ibyo ngibyo byose biri mu mabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali, niyo ateganya umuntu urimo kuzunguza ko ibyo yazunguzaga bigomba gufatirwa. Mu bihe bitandukanye abacuruzi bakorera ubucuruzi bwabo mu mujyi wa Kigali bakunze kugaruka ku bijyanye n'akarengane bavuga bakorerwa n'inzego zirimo abanyerondo ndetse na daso zo gutwarirwa ibicuruzwa byabo ngo ku mpamvu z'uko babimanitse ku muryango. Bavuga ko mu gihe aho bakorera bahasorera batakagombye gutwarirwa ibicuruzwa ngo kuko ibingibi babifata nko kubangamirwa, ngo cyane ko hari n'ibicuruzwa bitwarwa bajya kubireba ngo bacibwe amande babigarure ku isoko bikaburirwa irengero. Bamwe mu bacuruzi bavuga ibi birinze kugira byinshi batangaza mu buryo bw'amajwi n'amashusho, ngo kubera yuko ugerageje kugira icyo atangaza atotezwa n'inzego bwite za leta, ngo kuko yavuganye n'itangazamakuru ku karengane bavuga baba bakorewe. Icyifuzo cyabo bavuga ko mu gihe batanga amafaranga y'imisoro ndetse n'andi mafaranga asabwa umucuruzi mu bihe bitandukanye batakagombye kuzajya babangamirwa, ikindi ko gushyira ibicuruzwa byabo hanze aho bacururiza bibafasha gukurura abakiriya babagana. Mu kiganiro n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Nirenganya avuga kuri iki kibazo ko ari imyanzuro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Iyo turebye amabwiriza agenga ubucuruzi mu Rwanda, ntabwo gucuruza abantu bacururiza hanze, abantu bacururiza mu nzu, hanyuma ugafungura umuryango wawe hanze ukaba ufiteho icyapa kivuga ibyo ucuruza, cyangwa se utabona afiteho icyapa ukaba washyiraho nk'iyo maneke imwe cyangwa ebyiri zishobora kwerekana ibyo urimo gucuruza, ariko ntabwo byemewe gusohora ibicuruzwa hanze. Icyo nongera kwibutsa abacuruzi ni kimwe, nuko iyo mukurikije amabwiriza twese tukayakurikiriza rimwe, ubundi ibintu bisa ntacyo biba bitwaye. Ngira ngo turabyemeranyaho kuko buri gihugu kiba gifite uko gikora ibintu n'amabwiriza cyashyizeho. Buri ikibazo gikomeye n'abantu barenga ku mabwiriza, ariko gukurikiza amabwiriza twese turamutse tuyakurikije tukabikora bisa, twese turi gucururiza mu nzu, kuko umwashyira hanze undi akavuga ati bari kubona ibye, niwe bari kugurira, ngiye ibyanjye ntibiri kugaragara. Ariko iyo twese twashyize mu nzu biravuga ngo abagura birabasaba kwinjira mu nzu. Ni amabwiriza dufite rero, ntabwo ari kuvuga ngo ni kubaza umuntu ngo urahitamo iki, oya, ahubwo iyo dufite amabwiriza tuba tugomba kuyagenderaho, kandi mu mabwiriza dufite nuko tudashyira ibicuruzwa hanze. Ibiriya bicuruzwa byabo iyo bitwawe bijya hehe? Icyo ubwo ibwiriza rero biteganya, cyangwa mwakawe mubaca amande ariko ibicuruzwa byabo ntibipakirwe ngo bijyanwe? Ibyo ngibyo byose biri mu mabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali, niyo ateganya umuntu urimo kuzunguza ko ibyo yazunguzaga bigomba gufatirwa. Ku ruhande rw'abo bacuruzi bavuga ko umujyi wa Kigali wakagombye kugirana ibiganiro n'urugaga rw'abikorera PSF, ibi bikaba byavugutirwa umuti, ngo kubera yuko ibi ngibi babifata nko kubangamirwa ku ruhande rwabo. Ikindi bagaragaza ko mu gihe irondo rishyirwaho n'abaturage kandi rikishyurwa n'abaturage, atari ryo ryakagombye kwifashishwa mu kuza gutwara ibi bicuruzwa byabo. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.